Mana data wa twese wo mu ijuru, aho niho dufite ibyiringiro byacu, kuko iyo utaza kuzuka ahacu haba hararangiye, ituzi n'icyo tuba turi cyo, nta nubwo tuzi n'icyo tuba tuvuga. Ariko Mana, kuzuka k'umwana wa Yesu Kristo kwaduhaye ijambo, kwaduhaye ubuzima, kwaduhaye guhagarara dushize amanga, kwatumaze ubwoba. Turagusaba ngo amagambo tugiye gusangira uyu munsi nayo aba amagambo adusubizamo ibyiringiro kandi adukomeza, ko amagambo aturuka iwawe yose aba ari amagambo meza. Uduhe umugisha muri yo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Nongeye nanone kubaramutsa kandi mbifuriza kugira Pasika nziza, Pasika irimo umunezero kandi Pasika irimo ibyishimo, hari igihe abantu bagira ibintu bibagora, bibababaza, bikatuma babura ijambo, babura n'icyo bavuga cyangwa se n'icyo bakora. Ariko hari umuntu wambwiye ngo no kwishima cyane nabyo ubwabyo bishobora kuzanira umuntu uburwayi, bijya bingora nanjye rero gukontorora kwishima kwanjye, kuko birandenga nkabura ibisobanuro, nkabura uko nifata. Rimwe na rimwe uzajya bibona ajye abyihanganira. Hari n'igihe nishima n'amarira akaza. Iyi Pasika Imana yarayinteguriye, Imana yariduteguriye, hanyuma ibinyuza mu bakristo ba hano muri paruwasi ya Kacyiru, kugira ngo uyu munsi bampe umunezero kandi bampe n'ijambo. Ku cyumweru gishize turi aha ngaha, ntabwo harimo kudatuza, nibaza iki cyumweru uko turakirangiza, kubera ibyari birimo hano, ibyari hano muri no paruwasi nk'uko twabibarangiye. Tukimara kubarangira ku cyumweru hano, ku wa mbere gusa ndetse no ku wa kabiri, abagabo muri iyi paruwasi barambwiye bati, Pastor, ntabwo wibuka ya ndirimbo ivuga ngo Emilio sekwa, Emilio sekwa. Ndababwiza ukuri, ku wa kabiri bari barangije, abagabo ubwabo bari barangije gukubita miliyoni yo gukora imirimo aha ngaha. Abadamu ntabwo nakubwira ibyo bakoze. Urubyiruko ahantu bari narebaga ibirimo gukorwa, noneho numva ngiye ngira amarangamutima. Ntacyo nanjye nari gukora kindi, kubera umunezero wo kwishima, mfata igitiyo nanjye ndakora, mba umuyede. Ndashima Imana yuko muri ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane mwanteguriye Pasika, kandi byagomba gukorwa byarakozwe. Reka duhe Imana icyubahiro. Ndetse reka Anakereti, imbere reka nguhe umunota Anakereti, tubwire ko atari njye ubishinzwe, ko ari wewe byacagaho. Tubwire rwose, baguhe byara kuri mikoro, giye kongera kukugarura gutanga itangazo. Kikiri muri aya mavuta y'ibyishimo, nk'uko Pasiteri abivuga, nagira ngo mbabwire amafaranga mwabashije, abakristo babashije gutanga, ndetse bafatanije n'umufatanyabikorwa wacu ariwe KRD, ku Rurembo Development Company. Amafaranga yabashije gutangwa yose hamwe ni miliyoni ebyiri n'ibihumbi, hariho n'ibihumbi 17 ndetse na 900. Haleluya, amen. Muri ibyo rero ibikorwa bimaze gukorwa, tumaze kugeza nko kuri 95% hafi aho ku byo muri iki cyumweru tugiye gutangira ejo. Imirimo yose yahita ikorwa, iko gatanu gasigaye birangire, tubone parking icyo kora. Ubwo abari buze kubona umwanya, twubahiriza kwirinda covid, baze kuhagera birebere ibikorwa biri gukorwa. Hanyuma amafaranga amaze gukoreshwa kugeza
kugeza ejo ku mugoroba yari ibihumbi 955 n'amafaranga 900. Ubwo ni ukuvuga ngo dusigaranye miliyoni imwe ibihumbi 62 n'amafaranga oya nta mafaranga aringaho 62. Urakoze cyane. Akoza na Kereti, Imana ibaha umugisha. Nta kindi navuga, Imana ibaha umugisha. Bakuyeho guhoberana, Covid yakuyeho guhoberana, nari guhera ku murongo kuko ndishimye cyane. Imana ishimwe. Kuwa gatanu hano twagize iteraniro ryo kuwa gatanu wera. Kanoni Michel Kayitaba atubwiriza ubutumwa, hanyuma mu butumwa bwe nk'uko Ezra yabishyize kuri YouTube, hari ikibazo gikomeye cyane buri mukristo agomba gutekerezaho no gusubiza. Kuwa gatanu twatahanye icyo kibazo kivuga ngo turi mu mwenda. Ntabwo nzi ngo nzawishyura ryari, nzawurangiza ryari. Uri mu mwenda, buri wese ari mu mwenda nk'umukristo iyo atekereje kuwa gatanu wera. Kanoni amaje kutubwiriza ubwo butumwa, numvise bikomeye cyane, ari ibintu bitera ubwoba. Ariko nza kwibuka indirimbo ya 88 ivuga ngo yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, atuma nerade. Ariko reka mbabwire, kuba yarakwishyuriye, yaranyishyuriye, yadushyize mu mwenda. Haleluya! Yadushyize mu undi mwenda. Kubera iki yatwishyuriye? Ese uyu muntu watwishyuriye imyenda yacu yose, akatubarira ibyaha byacu byose, twebwe aduteze mwiki, adutegereje mwiki? Niwo mwenda ukomeye cyane, niwo nguwo tugomba guhora iteka ryose dutekerezaho mu rugendo rwo kwizera kwacu. Ariko hahirwa abazi ibanga ry'uwo mwenda, kuko ni nabo bashobora kuwishyura. Siyo nibutsaga gusa icyo gice cyangwa se ubutumwa bwo kuwa gatanu, ariko uyu munsi ntabwo ndi buze kuva mu bice province yaduhaye cyangwa se itorangirikani ry'u Rwanda ryatanze, biriya bice bitatu byasomwe. Igice cya 25 cyo mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, murongo wa 6 kugeza ku wa 9, ibyakozwe n'intumwa, igice cya 10 murongo wa 34 kugeza ku wa 43, hanyuma no mu butumwa bw'isiko bwanditswe na Yohana igice cya 10 murongo wa 1 kugeza ku wa 11. Nasomye igice cya 25, nsanga ntigishobora kumvikana neza utabanje gusoma icya 24. Igice cya 24 ni cyo mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ni igice gitera ubwoba, ni igice kivanaho ibyiringiro, ni igice gikomeye cyane. Naragisomye kinyibutsa indirimbo niba ari yo umunyafurika y'epfo, umwe waririmbye indirimbo ivuga ngo turomonde, ngo memure burugumestre ministre, abantu bose nimugisoma muze kukisomera muracyumva. Aho ibintu byabaye, Imana yaciye urubanza rwo kubika isi hagahinduka amatongo, kubera yari irambiwe ibyaha by'abantu. Ngo cyokora kubera ko Imana ntago igihwanya abakiranutsi n'abanyabyaha, ngo abakiranutsi bo Imana irabarengera. Ariko ahandi byari amarira, byari imiborogo, byari agahinda, byari intimba, kubera ibyaha byari bikabije kugwira. Igice cya 24 giteye ubwoba, kidusiga mu bwoba. Igice cya 25 kiza cyane, iriya mirongo basomeye ni igice kiryoshye cyane, kiryoheye kucyumva, ntabwo ndi buze gutinda cyane. Ni igice kizana inkuru nziza y'ibyiringiro ku bwoko bw'Imana. Ni igice kirimo amasezerano, iriya mirongo yonyine twasomye nabonyemo ibintu bigera kuri 4 bikomeye cyane. Imana isezeranya ubwoko bwayo. Ikintu cya mbere gikomeye nuko Imana izahindura ibintu. Hari ibintu bigomba guhinduka. Ngo ku musozi Siyoni Imana izahakorera ibirori bitigeze bibaho. Imana izahakorera ibirori karundura. Imana izahakorera ibirori by'akataraboneka. Ngo iyo ubwayo
izabaga ngo ibibyibushye byose, ngo izabaga ibibyibushye ngo byuzuye umusokoro. Abantu izabakorera ibirori byo kurya, atari no kurya gusa, ngo izanabaha na vino y'umurera. Kubazi icyo wenda n'ikinyarwanda kinagoye, vino y'umurera yo ishaka kuvuga iki? Kubazi uburyo inzoga zengwa, bazakubwira ko inzoga imaze igihe kinini cyane, burya zinahenda bitewe n'igihe zimaze. Nigeze gusura uruganda muri Ekose, muri Scotland, uruganda rwenga whisky bita Scotch. Banyereka hari izo batara imyaka 8, hari izo batara imyaka 10, 12 na 15, kandi ubwo n'ibiciro biba bitandukanye. Nukuvuga rero ngo uko imaze igihe itaze niko ibihenze, simbizi niba ari nako ibiryoshye ko sindayinywa. Iyo rero ngo iyo iteretse iyo ngiyo y'umurera, nicyo umurera bishaka kuvuga hariya. Birumvikana ra? Vino y'umurera hariya nicyo bishaka kuvuga. Imana izabagaburira inyama ngo ibahe na vino y'umurera. Ariko abo izabiha ni bande? Imana yahinduye ibintu. Imana yagendanaga n'ubwoko bwa Isirayeli gusa, n'ubwoko bwayo. Ariko ahangaha ho Imana irimo kuvuga ngo ni amahanga yose. Haleluya! Ni amahanga yose. Imana izahuza amahanga yose, izayategurira ibirori ku musozi Siyoni, izahuza amahanga yose, itavanguye, itarobanuye, hose izakoramo, ibakorere ibyo birori. Icyo ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu kidasanzwe ku munsi w'Imana, ku birori by'Imana. Icya kabiri gikomeye nasomye muri ya mirongo, ngo Imana nanone ngo izavanaho igitwikirizo cy'ubwirabure ku maso y'abantu. Ubwirabure sinzi niba abantu turimo kumva icyo ari cyo. Ubwirabure ni ikintu kibi, ni isura cyangwa se ni ukuntu umuntu ahinduka bitewe n'ibibazo yanyuzemo. Umuntu wuzuye agahinda, umuntu wuzuye umubabaro, umuntu wuzuye intimba, bitewe n'ibyamubaye, bitewe no gupfusha, no kubura ibintu, no kuburabe, no guhomba, ajya muri icyo cyunamo kimeze gutyo. Mu yandi magambo reka tukite icyunamo. Imana izavanaho icyunamo. Icyunamo no gishobora kuba hatabayeho ibyabanje ni bya bindi byo mu gice cya 24. Izavanaho rero, izakuraho ikintu cyose cyitwa intimba n'agahinda n'umubabaro no kwiheba no kumera nabi kose. Imana izabivanaho. Yesu ashimwe. Imana izabikuraho ubwayo. Korari mwakoze cyane abaramyi, tujya turirimba ngo azakuraho ibituvuna n'ibituremerera, azabikuraho. Icya gatatu, ngo Imana izakuraho urupfu. Urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Nimwumva amakuru meza. Yesu ashimwe. Nimwumva amakuru meza. Ibi mukuru uwo munsi mubumve. Kuri ibyo birori, muri icyo gihe Imana yaduteguriye umunezero, izatuvanaho ikintu cyose kitubabaza, ariko kandi izanakuraho urupfu. Izavanaho urupfu. Ibi bintu mubyumve. Urupfu rwatumazeho abantu, urupfu rwadutwariye abantu. Ejo ngo rwaradushegeshe. Mwumvise ko ejo rwatwaye Archbishop wa Uganda wa Kiliziya Gatolika. Neza ari mu cyumba iwe, mu nzu iwe, nuko birarangira. Urumva rwateye umwijima Kiliziya yose, rwateye umwijima igihugu cyose. Ariko uru rupfu hari isezerano yuko Imana izarukuraho. Hari isezerano ko Imana izaruvanaho, nubwo ritaragera ubu ngubu, ariko Imana irabisezeranya ko izaruhagarika. Ariko reka mbabwire, ni nayo mpamvu uyu munsi ntabwo yanze yuko umwana wa Yesu Kristo anyura muri uru rupfu kugira ngo isezerano risohore, ahubwo yahisemo ko anyura mu rupfu ariko kugira ngo azarusuzuguze kuko Imana niyo yamuzuye. Haleluya! Imana niyo yamuzuye, biranditse hariya. Hanyuma kugira ngo twebwe ubwacu twemere kandi twizere yuko urupfu rutadufiteho imbaraga iteka ryose.
niba Imana yarazuye umwana wa Yesu Kristo mu rupfu, natwe azatuzo. Nibyo Pawulo ahamya. Pawulo arabivuga neza mu gice cya 15 cy'urwandiko yandikiye itorero ry'i Korinto, niho havuga ngo urupfu rumizwe no kunesha, ngo warupfuwe kunesha kwawe kuri he, warupfuwe urubori rwawe ruri hehe. Hari igihe buracyo kuzakandagira urupfu, tukarubwira ngo ongera wigaragaze, kunesha kwawe kuri hehe, urubori rwawe ruri hehe, imbaraga zawe ziri hehe. Hari igihe kizagera, icyo gihe hari igihe dutegereje, hari ibihe dutegereje by'urwo rupfu. Ariko Pawulo akatubwira ngo mwitonde, burya iyo bavuga urubori rw'urupfu, urubori rw'urupfu ni ibyaha. Urubori rw'urupfu ni ibyaha. Sinzi hano niba hari umuntu utararebwa n'uruyuki, birashoboka. Uruyuki cyangwa ivubi. Ivubi iyo rikuriye cyangwa uruyuki iyo rukuriye, rukikurya rwo rurigendera, nubwo ruba ruhindutse umuyugira, rurigendera. Rukikurya ntabwo ari ikibazo, ahubwo ikibazo gisigara rwa rubori rwagusigayemo nirwo rukuzengereza. Pawulo nicyo avuga hariya, avuga ngo ibyaha nibyo rubori kuri twebwe. Ibyaha nibyo rubori, kandi rwa rubori rutuzengereza igihe twarangije gukora icyaha, kubera yuko urubori rw'icyaha rusigara ari ikimwaro. Urubori rw'icyaha ni ikimwaro, ikimwaro cyo gukora. Iyo ukoze icyaha, ubuzima bwawe bukurikiraho usigara ufite ikimwaro, usigara mu kimwaro. Urubori rw'urupfu nanone rudusigira ipfunwe. Urupfu rw'icyaha, icyaha kidusigira ipfunwe, kidusigira isoni. Nimwibuke isoni, murebe isoni Adamu na Eva bagize, ngo bakimara kuva mu masezerano n'Imana, bahise babona ubwambure bwabo, bibatera isoni, bibatera no kwihisha, bibatera no kujya kwihisha. Icyaha kidusigira iki? Isoni. Mwibuke ikimwaro cya Kayini amaje kwica mwene se Abeli. Yagize ikimwaro kugeza n'ubwo Imana ije kumureba, kumubaza ngo mwene so ari hehe, atinyuka no guhangara Imana mu kimwaro cyose, avuga ngo ndi umurinzi wese, ndi umurinzi wa mwene mama. Ahangara no ikimwaro ni kibi cyane. Hari umuntu wambwiye cyo kora abagabo ntimuntera amabuye, nanjye ndi umugabo. Ikikubwira yuko burya twakoze amakosa, iyo twakoze amakosa, iyo batuvugisha, iyo mudamu atuvugishije cyangwa iki, dusubizanye nabi cyane. Ikimwaro cy'ibyo twakoze kiba ari ikimwaro kugira ngo dukuvure amakosa twagize. Ipfunwe Dawidi yagize, mwibuke ipfunwe Dawidi yagize amaje kuryamana na muka Uriya, yagize ipfunwe rikomeye cyane. Ndetse umuhanuzi Natani amaje kumubwira, hari ibintu abantu batari bazi, nibyo nshaka kugeraho mu gice twasomye. Hari amagambo ajya akunda gukoreshwa muri kino gihe, ariko ugasanga afite igisobanuro, arumvikana. Njya nkunda gutega amakuru kuri radiyo, y'amakuru yenda kuzamo. Hari umuntu w'umugabo ukunda kuvuga ngo ikintu cya mbere ni iki? Ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Iryo jambo nakomeje kugenda ritekerezaho, kuko nanjye nasanze buriya si ukurira, nanjye nasanze ari ukuri. Mu gice twasomewe cya 20 cyo mu butumwa bw'isiko bwanditswe na Yohana, kitwereka neza ko hari abantu batari bafite amakuru, kandi bagomba kuyamenya kubera ko ari abantu babanye na Yesu. Umuntu wa mbere utari ufite amakuru batubwira hariya ku munsi w'umuzuko umwami wacu Yesu Kristo, umuntu wa mbere utari ufite amakuru ni Mariya Magadalena. Mariya Magadalena, uriya mubyeyi ngo yazindutse kare mu rubungabungo, ajyanye ibihumura neza, agiye kumva ya Yesu. Agezeyo asanga Yesu ntawurimo, aragaruka n'agahinda kose n'amarira, ajya kureba Petero, ngo na wa mwigishwa wundi, arababwira ngo umwami wacu bagize gute, bamujyanye.
umwami wacu bamujyanye. Ndatekereza ko ashobora no kuba yaraciye imanza, ati ba bantu bamwishe nibo bagarutse bagira gute, baramwiba, kugira ngo noneho neza banahenebereza izina rye yuko uyu muntu si umwami, ni kimenyimenyi, ntawe, nta nubwo ngo yarapfuye yarashyingwa, ariko ntawe. Tutabona icyo tuvuga ngo Petero na wa mwigishwa wundi ngo nabo barirukanse bajya kumva ngo wa mwigishwa wundi arirukanka, musoma igice cya 20, ariruka asiga Petero, aragenda ageze yararunguruka asanga imyenda y'ibitare hariya n'iki, ariko Yesu aramubura. Na Petero ahageze Yesu aramubura. Ngo barangije wa mwigishwa wundi arabwira Petero, avuga ati urabizi ngo nibwo bizeye iby'umugore yababwiye yuko kuko Yesu bagize gute, bamwibye. Batahana ibyo gusa, nta makuru bafite, ntayo. Ntabwo bibuka ibyari byarahanuwe yuko ku munsi wa gatatu azagira gute, azazuka. Satani ajya dutwara iyo mpano yo kwibuka ibyo twabwiwe. Ariko uyu mudamu Mariya Magadalene, ku rundi ruhande nanone, ntabwo igihe Yesu yamaraga kuzuka niwe muntu wa mbere yiyeretse. Yiyeretse Mariya Magadalena kuko yiyerekanye inshuro enye. Yiyeretse Mariya Magadalena muri cyo gice, arongera yiyereka abigishwa be Toma adahari, arongera yiyereka abigishwa Toma ahari, arongera yiyereka abigishwa ku nyanja y'Itiberiya ku nshuro ya 4. Yesu yiyeretse Mariya, amaje kwiyereka Mariya, yari nabanje no kujijinganya. Mariya yabanje kujijinganya kuko yagiranye ikiganiro na marayika. Aramubaza ati, wa muntu we, niba ariko yabivuze wenda n'ururimi rwanjye, wambwiye ahantu umwami wacu mwamushyize? Marayika aramubwira ati, wa mugore urashaka iki? Ati, umwami wacu baramwibye, mumva ntawe urimo. Mu kandi kanya gakurikiyeho ngo Yesu araza ahagarara iruhande rwe. Ahagaze iruhande rwe, Mariya nanone Magadalena arongera abwira Yesu, aramubwira ati, ngo yamuketse ko ari umurinzi w'akagashyamba. Aramubwira ngo niba ari wowe wamuvanye aha, mbwira aho wamujyanye ngende mukureyo. Iyo soma bya Mariya Magadalena, numva uriya mubyeyi mukunze, numva mfite uko nakitwa, nshatse kubatizwa irindi zina, nabatizwa Mariya Magadalena. Ariko ikibazo kinkomere, maze imyaka 20 ngira ngo 4-5 mu pastori, kambabwire sindabatiza Mariya Magadalena. Nta muntu uraza ngo mubatize Mariya Magadalena. Tubatiza mbega umudamu w'intwari, mbega umudamu wakurikiranye Yesu wamujyanye kumubamba, akamukurikirana, agakurikira kujyana ibihumura neza, akamubura agasanga atarimo, ntashirwe nanone agakomeza agakurikirana. Iyo Mariya Magadalena dushobora kumuha amashyi, iyo dushobora kumuha impundu. Sinzi impamvu bavuga ngo Bibiliya ni y'abagabo cyane hanini, ariko kandi twibuke yuko umuhamya wa mbere wo kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo ni umugore Mariya Magadalene. Abadamu ubwo ntabwo mufite ishema, wa Mariya utari ufite amakuru, namba utaramenye ibyo Yesu yari yavuze. Ngo Yesu aramubwira ati, mugore, ngo niba yaramubwiye mu rurimi rw'Igiheburayi ati Rabuni, nuko yumvise iyo mvugo, ngo ahita yibuka yuko ari umwami, ahita amenya ko ari umwami. Haleluya! Ahita amenya ko ari umwami, ahita amenya ko ari Yesu. Ngo aragenda abwira abigishwa, arababwira ngo nageze ku mwami. Haleluya! Ngewe nageze ku mwami, namwibone, ndi umuhamya. Nageze ku mwami Yesu, none mu mutima wanjye harimwo izuba ry'ubuntu rimureka iminsi. Umutima
yuko nabohowe rwose negereye umwami Yesu ndirimba n'umuneza. Mariya aduhamiriza aravuga ngo ntimushidikanye, umwami wacu ariho ni muzima. Umwami wacu ariho ni muzima, yarazutse. Nabonye umwami kandi ageze ku mwami. Yesu yiyereka abigishwa be tuma adahari. Nkunda aya magambo cyane, mujye mwibuka impamvu, mujye mubaza impamvu tuyavuga. Pasiteri yavuze mu gitondo, nta jambo ryavuye mu kanwa ka Yesu yiyeretse intumwa inshuro 3, nta jambo ryavuye mu kanwa ke havuyemo amahoro. Havuyemo amahoro, azisanze ngo mu cyumba aho ziri merewe nabi n'iki, ati amahoro abe muri mwe, amahoro abe muri mwe, amahoro abe muri mwe. Rimwe na rimwe iyo nkunda kuyavuga ahangaha ku cyumweru, mbabwira ngo amahoro abe muri mwe, rimwe na rimwe mba ndimo kwibuka ibyo muhura nabyo n'ibyo murwana nabyo iwanyu. Mba nibuka ibibabuza amahoro, mba nibuka ubucuruzi bwa bamwe bufite ibibazo, mba nibuka imyenda n'imisaraba murwana nawe ya buri munsi, mba nibuka imanza mufite hirya no hino, mba nibuka ubuzima mubayemo iwanyu bwa buri munsi. Nkabona nta kindi mukwiye, ntacyo nabaha uretse kubaha icyo Yesu yatanze, ngo amahoro abe muri mwe, amahoro abe muri mwe, nta kindi. Ayo niwe wonyine, ngo yandi ngo aho abantu be ngo niyo atagira akagera atarondoreka, ngo ajya ahumuriza abagize gute, nutayata ntabwo wayakurwaho. Arababwira ngo amahoro abe muri mwe inshuro 3, ngo arangije abahumekeramo umwuka wera. Arababwira ngo abo muzababarira ibyaha bose bazaba babibabariwe, abo mutazabibabarira bose bazaba batabibabariwe. Haleluya! Iki nicyo bita mu Cyongereza spiritual power and authority. The spiritual power and authority. Ibaze ngo genda uzababarira ibyaha wese azaba agize gute, abibabariwe, ariko utazabibabarira muri iyi azaba atabibabariwe. Abaha izo mbaraga zo gukiza ibyaha abantu. Imana ishimwe cyane. Aduha imbaraga z'umwuka. Ni ukuvuga ngo kuzuka k'umwami wacu kwazanye n'imbaraga z'umwuka. Imbaraga z'umwuka yashyize mu bigishwa be, abaha imbaraga. Niryo tangiriro ry'ubuzima bw'itorero. Kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo niryo tangiriro ry'ubuzima bw'itorero. Mu yandi magambo, niho umwuzuro w'ubutumwa bwiza uri. Inkuru nziza ya Yesu Kristo itarimo kuzuka yaba ari inkuru ituzuye, ariko amaje kuzuka maze tubona ubutumwa bw'umwuzuro, itorero rivuka aho ngaho. Mu gice cya 2 twasomye cyo mu byakozwe n'intumwa, twabwiwemo iby'umugabo witwa Koroneliyo w'i Kayisariya. Koroneliyo w'i Kayisariya batubwiye ko ni umugabo ngo yari umutware w'ingabo, wubahaga Imana, wagiraga ubuntu cyane kandi wasengaga cyane. Ni ibintu bitatu: yubahaga Imana, yagiraga ubuntu cyane, kandi ngo yarasengaga. Uyu muntu ntiyuzuye, murumva hari icyo abura. Yubaha Imana, arasenga, kandi agira ubuntu. Ngo rimwe mu gihe cyo gusenga, marayika aramugenderera, aramusanga, ngo aramubwira ngo Koroneliyo, ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe ngo byarumviswe, byarazamutse, ngo kandi byazanye impumuro nziza, ngo byageze ku Uwiteka. Imana yarakumvise, ariko hari ikintu kibura, hari icyo ubura. None icyo ubura nuko ukwiye gutuma kuri Simoni wahimbwe Petero w'i Yopa, ngo usigaye uba kwa Simoni w'umuhazi, umutumeho uwo Petero. Namara kuza niwe uzakubwira ikintu kibura. Yari umuntu w'Imana, yari umuntu w'umunyabuntu, yari umuntu usenga, ariko hari icyo yari abuze. Nawe hari amakuru atari afite. Nuko Koroneliyo ngo yatumyeho intumwa, atumaho Petero, ziragenda, Petero ziramuzana, ziramubwira, araza. Akigera kwa Koroneliyo umutware w'ingabo zigera mu 100
ngo akibona Petero, kandi wa Petero mumwibuke mu isezerano, mumwibuke mu butumwa bwiza, Petero wari we, noneho mwumva aho Petero ageze. Koroneliyo wa mwafandi, wa mutware w'ingabo, ngagikubita amaso Petero, ngo ahita akubita amavi hasi, atangira kuramya Petero. Petero aramubwira ati haguruka Koroneliyo, haguruka, kuko nanjye ndi umuntu nkawe, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo urajya uramya Imana imwe gusa, ndi umuntu nkawe. Nuko Koroneliyo atwara Petero, amaze kumutwara ngo amugezaho ikoraniro ry'abantu benshi bari bategereje Petero, ariko bari bahari bari abanyamahanga, abyo bita Gentiles cyangwa se abagiriki, bari aho ngaho bategereje. Nuko Petero ahageze arababwira ati ariko ubundi murabizi yuko mu muco wacu ntabwo twemerewe gusangira n'abanyamahanga, ntitwemerewe no kubaramutsa, ntitwemerewe no kubagenderera, ariko njyewe w'Umuyahudi, uyu munsi mpagaze mu mbaraga z'Imana, ibi nahisemo kubikora, kandi ubu ntibyabagaho, ntabwo byashobokaga. Nuko Koroneliyo abwira Petero icyo yamutumiriyeho, aranamushimira kuko yaje, ariko aramubwira ngo ubu turi hano twese imbere y'Imana dushaka kumva ibyo Umwami Imana yagutegetse kutubwira. Turi hano imbere y'Imana Petero, dutegereje ko utubwira ibyo Imana yagutegetse. Petero afite amakuru. Petero afite iki? Afite amakuru. Mbere twamubonaga nk'udafite amakuru, ariko aho amajije guhurira na Yesu Kristo azutse, afite amakuru y'umuzuko. Petero ariyamirira ati Mana we, mbonye ko noneho ibintu bishoboka, mbonye ko Imana yahinduye ibintu, kandi Imana yabihinduye muri Yesu Kristo. Aravuga ati ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Haleluya. Mbonye ko Imana itarobanura ku butoni, mbonye ko Imana itareba kuri Umuyahudi, mbonye ko Imana itareba kuri runaka, mbonye ko Imana itareba ku kize cyangwa ukennye. Imana ntireba kuri muremure cyangwa uri mugufi, ntireba aho ukomoka, ntireba icyo uri cyo, ikireba nuko ukiranuka kandi ukayubaha. Wubaha Imana akayemera, nayo iramwemera. Haleluya. Mbonye ko Imana itarobanura ku butoni. Na Koroneliyo nawe w'Umugiriki, w'umunyamahanga, n'aba ngaba bose Imana nabo yabazanye aha ngaha. Ntabwo Imana yacu irobanura ku butoni, ntabwo Imana yacu ivangura. Upfa kuba uyemera gusa, upfa kuba uyubaha, upfa kuba ukiranuka. Ntitwitinye rero, ntidukwiye kwitinya no kwisuzugura no kwigaya uwo ndi we cyangwa aho mvaho nkomoka, icyo nkora cyangwa icyo ari cyo cyose. Upfa kuba wubaha Imana, ugendera mu nzira yayo, ukora ibyo ishaka, ugendera mu kuri, wanga icyaha n'igisa nacyo, Imana irakwemera. Petero, noneho ngiye kurangiza mwihangane. Petero noneho agiye kuvuga amakuru nyayo y'impamo, arayavuga wa mwuzuro nashaka kuzana. Aratangira ati ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana ba Isirayeli, ivugishije Yesu umwami wa bose, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, ryamamaye hose ni irya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Ni irya Yesu Kristo wa wundi wavutse kwa Yosefu umubaji, ni irya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu niwe ufite ijambo ryo guhindura byose kuri iyi si. Uyu niwe ufite ijambo ryo guhuza abatahuraga. Uyu niwe uvanyeho insika zatandukanyaga abantu. Turi abagabo bo kubihamya. Uyu Yesu turimo kuvuga yatangiye ministeri agirira abantu neza, akiza abo Satani atwaza igitugu. Turi abagabo bo kubihamya. Bamwicishije kumubamba ku giti, ariko Imana iramuzura ku munsi wa gatatu. Imaje kumuzura ntiyanamuhishe, yamweretse abantu bose, ngo ariko cyane cyane yamweretse abagabo yatoranyije bitari byaba. Petero aravuga ati ni twebwe abasangiraga nawe amaze kuzuka. Bene data,
uyu Yesu Kristo nyuma yo kuzuka ngo niwe wadutegekeye kubwira abantu no guhamya ko ari Imana yategetse kuba umucamanza w'abazima n'abapfuye. Abahanuzi bose baramuhamije bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha. Petero afite amakuru afatika, avuze ubuzima bwe, minisiteri ye akiriho, avuze no ku rupfu rwe, hanyuma avuze no ku muzuko we, anarekana icyo umuzuko we ugamije imbere. Pawulo nawe afite uko amuhamya, we aravuga ati uwo Yesu Kristo wazutse niwe mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe babiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi aribwo rusika rwadutandukanyaga. Uwo Kristo tuvuga niwe mahoro yacu, niwe wahinduye babiri kuba umwe. Hari imigisha Imana yatugeneye rero muri uko kuzuka, mu muzuko w'umwami wacu Yesu Kristo. Mu kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo gutanga ubuzima ku bamwizeye, ku bamwiringira, gutanga ubuzima bw'iteka. Uko kuzuka kwatumye twegera wa musozi Siyoni. Ndagira ngo abaza gusoma musome mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 23. Byatumye wa musozi wa wundi Imana yateguriyeho ibirori byo gukiza abantu bayo no kunezeza abantu bayo no guhindura ibintu bishya, ngo byatumye twegera wa musozi Siyoni n'ururembo rw'Imana, ari rwo Yerusalemu yo mu ijuru, ari rwo Yerusalemu yo mu ijuru. Abantu tujye dutandukanya, abantu barimo kujya cyane cyane mu gihugu cya Isirayeli, ni heza pe, ni heza, hafite ubwiza bwaho, hafite amateka meza, hari ibintu byiza cyane. Ariko iyo umuntu n'ubu mu kwa 11 hari ikipe y'abantu benshi bazajya i Yerusalemu, narabibonye. Umwe yabajije undi ku rubuga amubaza niba tuzajyayo, nuko undi aramubwira ati none se, ati tuzajyayo n'amaguru. Nuko undi aramusubiza ku rubuga aho nabisomaga, aramubwira ngo yego ntimuzayasiga. Sinzi icyo yashatse, nabyumva nakubyo yamubwiye. Yerusalemu ni heza, ariko se Yerusalemu yo mu ijuru imeze ite? Ntabwo dushobora gukandagira muri Yerusalemu yo mu ijuru tutanyuze mu maraso, tutogejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, ngo tunyure muri urupfu, tunyure mu muzuko we, twambuke tujya mu bwami, tujya muri Yerusalemu yo mu ijuru. Naho uyu urupfu n'umuzuko ngo bituma twegera iteraniro ry'abamarayika batabarika n'itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Ikindi kandi twegera Imana umucamanza wa bose n'imyuka y'abakiranutsi batubanjirije, tukanegera na Yesu Kristo umuhuza w'isezerano rishya n'irya kera, kandi tukegera n'amaraso aminjagiwe avuga ibyiza kurusha ayandi. Aya magambo nibyo dusoma mu Baheburayo, mu rwandiko rwandikiye Abaheburayo igice cya 12. Bene data abakristo, Pasika niwo munezero ukomeye cyane. Sinzi impamvu dukunda kuryoherwa cyane na Noheli, ariko mu kuvuga ukuri, kubizera, ku bakristo bamenye neza, basomye ijambo ry'Imana, ivuko ryacu ntiriri muri Noheli, ivuko ryacu iri mu muzuko w'umwami wacu Yesu Kristo. Tuvuka mu muzuko w'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo Yesu Kristo atazuka, na za ntumwa zari zaramukurikiye zari zasubiye kuroba, abandi bari batashye, abandi bari bagiye. Kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo kwaduhaye ijambo. Twe abamaramaje kumukurikira no kumukorera, twebwe abafite amakuru kwibanga ry'urupfu rw'ibyaha n'umuzuko wo gukiranuka, twebwe abasiganirwaho dutegekwa, dufite ijambo ry'umwuzuro. Kandi nibyo Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 2 cya 5 mu rwandiko rwa 2 umurongo wa 19. Dufite amakuru y'inkuru nziza y'umwami wacu Yesu Kristo, kandi dufite umuhamagaro n'umutwaro wo kwamamaza iyi nkuru nziza y'ubuntu. Inkuru nziza y'ubuntu, inkuru nziza y'imbabazi n'urukundo by'Imana tubonera muri Yesu Kristo. Nkunda ya ndirimbo ya Holy Recall
iriya ndirimbo ya Holly muri kino cyumweru yanjemo cyane ivuga ngo dufite amakuru ko yanesheje. Haleluya. Dufite amakuru ko yanesheje urupfu na Satani. Turabifite kandi twabisobanura, kandi tuzi ko arimo gutegura aho tuzaba. Ndabifuriza kugira Pasika nziza, ndabifuriza kwibika iri jambo ry'umwuzuro, ndabifuriza kugira imbaraga zikomoka mu muzuko w'umwami wacu Yesu Kristo. Mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen.